ari mwene so. Wibona mama Sharirene ari kugeragezwa no kutagira urugo ngo wibwire yuko urwawe warwubakiye ku mubumbe utari uwinaha. Cyo Kuko namaze kumenya yuko iyi si ntisakaye, buri wese ashobora kunyagirwa n'impamvu utaseka ifubyi, kuko nawe kubayo byakubera. Mama Sharirene, hari intebe ebyiri zitazabura abakiriya, intebe y'amarira n'iy'ibitwenge. Ntago zizabura abakiriya, naho abantu bazasenga Imana igasubiza amasezerano ntago izayasubiriza rimwe rwose. Baze arrivage bayita gute? No, rega ngemba nkeneye kumenya ibigezweho. Bayita baze rishe. Umugore yambara nk'ikigori, mwese abadukurikiye simba beshye. Reka nshimira abadamu bose bambika mama Sharirene. Abagabo bo bavuze icyaba ari ikibazo kuko nta mugabo ujya kwambika. Kireka wa undi we Yesu. Afite umugabo ngo witwa Yesu ujya umwambika. Yesu aramwambika ariko ntago yamukamira mu kitozi. Aramwambika. Naguri ko Imana ngo uyu mugore afite umugabo witwa Yesu. Aramufite ariko se ubundi urabona yambaye nk'umugore utari umugore w'umugabo. Aramufite ahubwo ntiyanamukamira nawe mu kitozo. Ese ntubibona? Hako wigeze kugeragezwaho harya ngora? Niko nyanumva. Wigeze ugeragezwaho? Narageragejwe kandi n'ubu ndacyageragezwa. Ni kuri mama Sharirene official ni rwa rusengero. Njya nkunda kubasanga umutangamo ituro rya sheya. Musharing muramutanze ituro. Nge ndikuzo Emi na ndi kumwe n'irindi jwi hano rinize ririmo riramfasha kumubwira ko yambaye neza. Wambaye neza madam? Urakoze. Muka Yesu. Nibyo nuko ujye bivuga ariko bitsindagira. Bitsindagira? Muka Yesu. Nta kintu mvuze. Ariko mwese abatwiteze, abatureba. Umunsi umwe muzabona ikintu kizaturika. Yesu abagirire neza. Reka tubashimire mwese kandi Yesu abagirire neza kuko mwemeye kusangira natwe umwanya. Mama Sharirene, suza abakunzi bawe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu ngiye guheraho barekramye ko ntajya mbibuka, kandi iyo navuze ngo Amerika ya ruguru ni yepfo kubera kutamenya imigabane mba numva nabo nabashyizeho. Ubwo hari abambwiye ngo bari mu bihugu by'Abarabu. Kandi koko kuri ndabashuhuje muri Aziya. Yego, muri Aziya ndabashuhuje abari mu bihugu by'Abarabu. Imana y'amahoro nibaho umugisha. N'abandi babandi kumwe njya mbasuhuza cyane, abadukurikiranira hafi ndetse na kure. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, namwe abapolisi, namwe njyewe rero Emi mpamvu nsuhuza abapolisi. Hari uwo twaganiriye kare arambaza ngo kuki ukunda abapolisi n'abasirikare. Ndamubwira nti iyo mbitegereje dukora akazi kajya kumera kimwe, nuko bo bakoresha imbunda nkakoresha Bibiliya. Baba ku mutima wanjye ngiye yaba byakunda. Waba uzi ikosi bakoze? Oya, ikosi ngiye sinarikoze nyine, ngiye ni mu mwuka bo ni mu mubiri, nanjye nararikoze ariko ikosi buriya mba numva maze nakambara uniform ngagenda mu muhanda. Urasa nabiki ariko? Ni ukubera Imana nyine iyo uvuye ku ikosi uzamureba ari ku ikosi hamwe babakubira ntugira ngo ni umuntu, ariko iyo nyakubahwa yimanukiye ari kubashyiraho gutya mbese ubwo rero nanjye kanambare. Hari ukuntu umuntu aba avuye ku ikosi ho gake yaje kwerekana ikirori nyine. Rero ndabashuhuje bose n'abasirikare n'abapolisi. Harya unywa amata? Wenda nayakunda disi cyane. Nabwo ndabukunda. Burango mu ijoro tuzanywa amata n'ubuki. Ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Akaboga ntikarimo. Tuzabagirwa ibi byibushe. Sharirene ntuntabare, ndumva nyako agarutse n'ifiriti n'inyama hano. Ngo tuzabagirwa n'ibibyibushye. Niko njya numva. Okay, hanyuma ngo tuzumva n'indirimbo tutigeze twumva. Yego disi. Ndashaka umunsi umwe mu minsi iri imbere tuzagaruke cyane cyane ku biganiro bidukumbuza Yerusalemu. Yego. Kuko umuntu adakumbuye iwabo yajya bituma buriya no buryamye hari muri amahoteli hariya uzajya ukumbura muri Baoba. Baoba yo mana ntago mbizi. Baoba yo nyifitemo amateka akomeye ntago nayibagirwa. Sindi bugutindane.
nagira ngo tugire byinshi tugarukaho. Wabaye mu kintu bita itorero, uri kuriramo, bari kurireramo, urirererwamo, uca mu bihe bikomeye, bimwe barokora ibiti bigeragezo. yego Kugeragezwa ubundi ni iki? ibigeragezo iyo Imana irimo iratugerageza ibigira ngo ibone abo turi bo, si uko ibitatuzi ibiri kutwigisha, itwigisha kwitondera amategeko yayo no kugira ngo tumenye izina ryayo. Imana rero iyo iri kutugerageza ahanini iba irimo kudukuramo kode zo mu Egiputa, idufungamo andi makode y'ubumana. Burya ni nayo mpamvu hari umuntu uzareba ukumva umuntu baravuze ngo ntago abarokore ntimwuzuye mu mutwe, abarokore muri abarwayi. Ibiri kutugerageza rero, ikigeragezo ushobora kugifata nk'ishuri. Yego, impamvu ushobora kugifata nk'ishuri, Imana iyo yakugerageje gukuye mu Egiputa irakugerageza kugira ngo irebe ko ibyo mu Egiputa bitakikurimo, hanyuma kandi iyo imaze kukugerageza koko ni nabwo utangira kwitwa umuntu w'Imana, ku buryo nayo ubwayo yicara ikavuga iti ni umuntu wanjye, kubera ko turi abana beza. Imana iyo iguhaye ibirayi uravuga uti uri gitare, uri kumva? Yakwishyurira inzu ukavuga uti uri ndiho. Yego, yagukorera ubukwe uri ya. Buri wese ayita amazina bitewe n'ibyo yagize gute yamukoreye. Imana rero, Imana ntabwo ari uruhinja umuntu ashukisha bombo. Yego, ngo ufate akana kugira ngo katarira ugashukishe bombo. Imana ni umugabo kandi irihahira. Ntushobora kwikangisha ububombo bw'amakorasi, ububombo bwo kuvuga ubutumwa, utubombo two kuyibyinira igisirimba, iyo kuyita amazina y'amazina yose ukayarangiza, Bibiliya ukayibwiriza, ntago ari uko ikora. Uri kumva? Irakugerageza, ikakugerageza kugeza ubwo Imana ivuga itumva nkubwire naho narekera ibi, uri umuntu nifitiye, uri umuntu wanjye, kuko ari ngewe wakwigeragereje. Kuko kubyinira Imana uhaze ntawe bitananira. Kubyinira Imana inzu yishyuye, uzi naho ava y'inzu ntawe utayibyinira. Ariko iyo ubyiniye Imana ushonje nk'iminsi 3 kandi igaburira abapagani, ukavuga ngo uri igitare kisungwa n'amahanga, uri ntihemuka n'iryo zina ryawe, urashoboye kandi urabashije, uri ubwugamo bw'umugarura isambu itarumba abana 7 bari kurira baburaye. Ntaranyemera. Uri kumva? Ndakumva rwose. Aha rero aho urimo uravuga uramutse uvuye muri cya kigeragezo none. Ariko ndashaka tukikirimo nanjye niho ndi. Abantu benshi kuvuga Imana mu bisubizo biraborohera. Ariko burya iyo uvuze Imana mu bisubizo mu bibazo ntuyivuge, ihita ivuga iti nta muntu mfite, nimuha n'ibirayi azagira ate, azacaho rwose. Hari umunsi umwe bantaye hanze nabuze ay'inzu muri 2016, bantaye hanze n'abana banjye 5, hano nabaga kurya nyuma, cyakora ni narabajujubije abo bantu nari ndimo menshi, mva ahubwo abantu barihangana, kandi muho umujyi wari umugezemo amezi angahe? Yego, banze 10 arimo utamwishyura. Noneho ikintu gikomeye yari yarambwiye ngo shaka inzu nyikwishyurira umvire mu nzu, najya gusenga Imana ikambwira ngo ntuzava hano umunsi wanjye utageze. Bimwe rero nakubwiraga kare, kumbe Imana yaravugaga iti mu mashuri ugomba kwiga bagomba no kuguta hanze. Niyo mpamvu n'inzu nayiburaga, kuko hari ikizamini agombaga gukoreraho. Uwo munsi bamaze kunta hanze, hari haciyeho iminsi umuntu aje kunsura mu rugo ukomeye ufite kashi, arambaza ugira ngo yeretswe ko mfite piriyave, mfite na ntuza konfukasiyo zo mu kagari, nimba ari mu kagari mba ari hehe ziguhamagaza. Akigera mu rugo arambaza ngo inzu yishyura ngahe, ndavuga ni wabona intabaye, ijwi rihita rimbwira ngo uyu nguyu naye kwishyurira muzayibanamo. Urabeshya? Kandi maze kugira konfukasiyo, maze kugira n'amapiriyave menshi, mpita mubwira ni nta kibazo gihari cy'inzu, inzu irishyuwe. Ari nabwo yamamagaraga ati ndashaka kujya kugukorera sitoke y'ibiryo by'abana.
abimbwira nikopesheje akawungu uwo munsi. Imana irambwira ngo biriya biryo bye n'ubiryo uzabyishyura. Nyuma y'iminsi 2 rero niho bantaye hanze nabuza yo kwishyura inzu. Hanyuma rero turi hanze umva ukuntu nabwiye shitani. Icyo gihe nijoro nagiye kwigisha korali imwe yaha muri iki gihugu ikomeye, ninagiye kuyigisha ari mu gitondo cyaho ntashye mbona umugabo n'abakarani barambwa ngo fungura ndafungura. Bati tugiye gusohora ibintu hanze. Yego fungura ibyumba byose baraterura barabita hanze. None ndi mu gikari mbwira Imana wambabariye ko nubundi wankojeje isoni byarangiye ukababwira koko ntibabite kuri salo basi babite mu gikari. Uzi ukuntu Imana yambwiye. Imana yarambwiye ngo none se niba bita mu gikari abantu bazabwirwa n'iki ko byatakaye hanze, ko nakubwiye ko ndi kukuremera ubuhamya. Barabisohoye byose. Muroko ugiye kwimuka. Muroko kuminimazi ko bantaye hanze. Mbwira shitani ntireka nkubwire shita, inti wari uzi ko nuko ntavuga butumwa afite ninjoro. Uzi ko bamwe nari kubashyira muri dusha abandi mu gikoni nkajya kubwiriza, inti nabyo wari ubizi? Nibwo Sharirene yanyegera agatima ngo uzi ko umuntu atizera Imana yayita. Ni kubera iki Sharire? Ngo mama ngo ukuntu uhora udusiga buri munsi ujya kubwiriza ku manywa na ninjoro ngo nawe nibikwituye. Naramubwiye ni Sharire, ini ntago wibuka cyagiye ku rusengero badusakamburiraho inzu? Ni igihe kimwe basakamburiyeho inzu mfite agahinja kayivana ari gato nabuza yo kwishyura. Umupasiteri ategeka umusilamu w'umukorodoniye aravuga ngo genda ukureho amabati 2 natimuka zarorere. Yambwira abantu ni wowe urarizwa na priave iminsi 15, hari izindi priave za original. Nabonye priave yo kunkuraho amabati, bona priave yo kunkuraho urugi ni nkizo niyo yo kunta hanze. Mbwira Sharene uribuka mwihene kwa Petero ko Imana yahadukuye? Uribuka cyagiye kamuhoza tutagira aho kurara? Uribuka ndamwibutse inteka nkubwira intubuze ibintu Imana igiye kudukorera. Imana igiye kudukorera ibintu Sharene nk'umuru zabo bireba. Ndabakomeza. Wa muntu yaragiye azana n'umuntu wo kuhakora yari yaburiye na avance. Haragenda niyicarira aho hanze. Ndavuga nta muntu ndi buhuruzi. Ubundi hari igihe abantu bakora tukavuga ngo ni Imana ntitukayibeshere. Abantu nibakora tujye tubashima, ariko ni Imana nikora tuyishime. Nitugafata ibyo abantu bakoze ari twe twirwaniriye ngo tubivange n'iby'Imana yakoze. Uzi ko umuntu yagiye akagera i Muhanga agahita mpamagara ngo umva ngo ngaho genda wakura ufunguza hanaha ngo baruguha usubiremo, ngo ariko ngo uhaye iminsi ngahe? Ngo uhaye iminsi 5 uzabe wamviriye mu nzu. Nuko Imana yaje kuntabara $100, kandi $100 aturutse kuri Sharirene. Wow. Nuko mba ndimutse. Umva rero icyo nashakaga kuvuga. Ndi mu ishyamba nagiye gusenga. Imana niho yambwiye ngo nkwambitse ipeti rya generali. Yego. Imana irambwira ngo dore hari ikosa umaze iminsi uciyeho. Ndi Uwiteka ngo haya andi manyenyeri nkugize generali. Uri kubyumva neza? Irongera irambwira ngo ikindi ngo dore ngo ufitiye icyizere namenye ko naho warara muri ruhurura no mu ishyamba ntago uzamvaho. Niko kumbwira ngo uhereye none aha Ndi Uwiteka. Haleluya. Nguhaye amafaranga yo kwishyura inzu, ngo utuje ahagutse kandi humura. Ntago uzongera kujugunywa hanze, ubu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Nshimiye Gitare. Haleluya. Arindi ijambo kandi akarisohoza. Nukuri mu mbaraga zafite. Icyo kintu cyararangiye ntigiteze no kubaho. Mama Charles. Yego. Bundi wenda hari abadukurikiye birumvikana bafite ibigeragezo barimo, kuko nabatubwiye ngo uri mu bigeragezo cyangwa se hari ikigeragezo ufite birumvikana. Ese ni gute nyamugani wawe umuntu akwiye kwitwara mu kigeragezo mu gihe abona ko kimuzengereje? Ikintu nabonye gikomeye ni ukumenya ikintu wihamagariye ukakivangura n'Imana yazanye ukagitandukanya n'icyo shitani yazanye. Ngo no kumenya ikintu umuntu akwiye kumenya cyambere nimba ugeze muri ibyo bihe byo kugeragezwa, muri ibyo bihe bigukomereye. Ese ni ikigeragezo wihamagariye? Banza umenye ngo iki kigeragezo si cyo nihamagariye. Kuko uwahuye n'ikigeragezo yihamagariye ntaho ahuriye n'umuntu ufite ikigeragezo yahamagariwe n'Imana cyangwa shitani.
uri kumva byose tubwire nta ko nubwo amasengesho twabyitwara yabo ari amwe ikintu cya mbere nabwira umuntu uri kugeragezwa kandi ni ukuri ikintu cya mbere namubwira abanza umenye ngo mbese icyo kigeragezo wihamagariye hari abantu reka mbaho urugero uzi ko umuntu ajya yihamagarira ubushomeri akirukanwa ku kazi none se nkubaze nimba usenze ngo mana mpa akazi Imana ikakaguhereza wagera ku kazi ugatangira kugakora nabi ugatuka abakiriya ukabakira nabi ukaza ukere ukakica bose akakwirukana urongera ujye mu butayu urongera ujye kanyarira ngo nageragejwe nirukanywe vuga ngo ni wowe wabiteye nta n'akazi Imana ifite ko gupfa ubusa izagaha abagakeneye bagakora neza bishatse kuvuga ngo uwo muntu icyo kigeragezo cy'ubushomeri agiye kwicaramo niwe wagiciririye hariya rero ntabwo agomba gusenga nk'umwe wagambaniwe akagambanirwa kubera satani akagambanirwa kubera ikigeragezo Imana ishaka kumugerageza ntabwo bazasenga kimwe uwo muntu wirukanywe ku kazi ikintu cya mbere ni uko agomba no gusaba imbabazi ibyo yangije ku kazi cyangwa nimba yaranakoze nabi ikindi cya kabiri ni ugufata ingamba akavuga ati Mana nagize uburangare kuri aka kazi wampaye ariko noneho nukama ni ukuri nzagakora neza umva ntagomba gusenga ngo Mana mpa kandi abazimu bangambaniye uri kumva icya mbere umuntu namenya ngo iki kigeragezo sinjye wagihamagaye yes ubanze urebe byaturutse he byaje bite nimba baguteye inda mbabarira umbwire bakuboshye cyangwa warasambanye gahoro 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 ushiduka wayihetse hanyuma nimba mama wawe akumenesheje cyangwa ugahura n'urugamba rw'amagambo ukabaho nabi wijya kurenganya abazimu wijya kurenganya Imana ni ikintu waciririye wagize gute wihamagariye iyo rero ikigeragezo cyaturutse ku Mana Imana ishimwe ntako gisa iyo umwana umwohereje mu ishuri umuharija de poche kugira ngo atazicirwa n'inzara ku ishuri ukajya unamusura nubwo arya kawunga ukamushyira akantu nubwo aba yanyweye urukoma rurimo agasukari gakeya akagotomera ku mata ni ukuri nubwo umunyeshuri abaho nabi ariko umubyeyi agomba muba hafi ho gakeya yego ni natwe rero nuko Imana itugenza mu kigeragezo yaguhaye ishuri ry'ikintu runaka iguha karija de poche ikagucira inzira y'inzu akababonetse ejo ukayabura ikagucira inzira ukarya gatatu ejo ukaburara ikajya iguha karija de poche ishuri Imana rero yakwishyiriye mu bwayo n'ikiri kubwira uryiga neza amanota ku manota ntukorwa n'isoni ntago umwara umuntu Imana yishyiriye mu ishuri ry'inzara ntushobora gusanga yagiye guteka imitwe ubwo ajye kuguza muri butike kandi azi ko atazayishyura ubwo ajye kwirirwa guza abantu amafaranga kandi azi ko ntayo afite ntuwishyize mu ishuri ry'ubukene arasaba akanasabiriza areba akagira utudeni n'ubudeni ni hahandi azitwa rubeba akaba escrobandi kandi ari umuntu w'Imana ariko iyo ari ishuri ryaturutse ku Mana ni ukuri pe uribamo neza ukarinda urisohokamo nta n'umwotsi ukunutseho ishuri rero ikigeragezo giturutse kuri satani ikintu ugomba gukora nuko Imana ikureba ikakwitegereza disi ikabona ko hari andi maboko yaguteye kandi akomeye nta ruhare wabigizemo hariya urasenga Imana ikagufasha kurwanya abo badayimoni kandi urabatsinda ariko ikigeragezo wihamagariye nsoza ni wowe ugomba kukikemura iki kintu uricara icya mbere ukabwira Imana uti Mana mbabarira nakoze gutya none ingaruka ngizi mbabarira naraguhemukiye mbese no gusenga cyane nugusenga nugusaba imbabazi kwanza saba imbabazi nimba hari nabo wahemukiye bikagutera ikibazo basaba imbabazi ubundi usenge ubwira Imana ngo igutabara ariko wamaze gukemura icyo kintu ariko ikibazo dufite uwihamagariye ikigeragezo n'uwahamagariye ikigeragezo n'Imana iyo bari gusenga basengamo ugasanga umugore ni urugero urugo asenya urugo kandi ari we byaturutseho yego umugore washenye urugo ari we byaturutseho kwibana biramunanira hari ijambo Imana yigeze imbwira ngo mbese nari nabwiye Imana ngo ese ubundi imbuto neze zamaze iki ubwo nabaraga izo neze kera nkiri umugore nkazibara we nkasanga zari zihagije
ndayibwira ngo imbuto neze zamaze iki? Ubu se ko wambwiye ngo mwerere imbuto ngire guta havuyemo iki? Kuko njye nari nzi ko azakizwa turi kumwe tugasubirana. Uzi ijambo Imana yambwiye? Yarambwiye ngo iyo umugabo wawe aza kuguta ari wowe wabigizemo uruhare, sinari kwemera gusigarana nawe. Ndakurahiye ngo ariko kuko nta ruhare wabigizemo, ngo niyo mpamvu nemeye gusigarana nawe ntukorwe n'isoni. Amen. Ubwo rero ngayo nguko. Hanyuma wenda tutaragana ku musozo, nubwo turi kwerekeza ku musozo uyu munsi, ese rubanda bagukikije, abantu bakureba ugerageza cyangwa abantu bakureba ugeragezwa, yego, ni gute ubundi bo bakwiye kwifata? nka bene so, reka nkubwire, nimba ari ikintu kigoye no gusaba uwo wimye, sibyo? Gusaba uwo wimye, reka mbabwire, yaba ufite ikigeragezo yihamagariye, ntabwo ibigega by'amaraso ya Yesu biba byakamye ngo umucireho iteka. Yaba ari umuntu ufite ikigeragezo yatewe na Satani, haba hari amaboko yandi y'Uwiteka agomba kumurwanirira, hanyuma cya kigeragezo kikarangira. Yaba ari ufite ikigeragezo yahamagariwe n'Imana ari iri kumugerageza, uko ari ibintu bitatu. Aha hose Imana igomba kuhaseruka kuko nta gucirwaho iteka guhari. Nimba hari abantu nitondera, ni umuntu ugeragezwa rwose. Umuntu arageragezwa akaza kuba umujajabyi wawe, hari abaja n'abajajabyi. Hari n'igihe umuntu akira akagira abaja n'abajajabyi bakora imirimo nyine yo mu rugo, abajaja bamujajabira. Uri kumva? Hari igihe umuntu ahura n'ikigerageza akaba umujajabyi wawe cyangwa umuja, ariko ejo bundi Imana itibagirwa imirimo, cyangwa Imana ihindura amateka itareba aho umuntu aturuka, ikamukubita kuba mabuja kandi waramukoresheje, ikamuha poromosiyo akakurenga akakudepasa, akagera ahantu udatekereza, akagera mu rwego rwo gukira no gutera imbere ku buryo agira ubushobozi bwo kuguha akazi. Amen. Uwo muntu usubwa aramutse yarageragejwe n'Imana, hanyuma akazi wawe kuba umujajabyi wawe, ukajya umurebera ku rutugu, ejo bundi ugahomba nk'uko abantu bose bahomba muri iyi duniya, ko iyi duniya ari mbaya. Bikaba ngombwa ko hari aho muzacakira kuba wamutegera ibiganza, waramujujubije kumutegera ibiganza ntibyagutera isoni. Icyo ni icya mbere. Uri kumva? Mu kigeragezo rero, burya umuntu ugeragezwa shobora kumugereranya n'umwana wiga kubyiruka. Umwana umubona ari muri segondere, ejo bundi ukumva yabaye umugabo, niwe uyoboye ikigo runaka. Waba rero waramumenyereye ku ishuri umuhondagura inkonji zirimo n'ubucuyi n'ubugome, yanabura minerivare ukamwirukana umutuka, ejo bundi nyamara ati dore wa mutica wanjye, kandi wenda yaguhera abana akazi. Ni ukuri. Rero umwana ubyiruka n'uwo muntu uri mu kigeragezo, ni abantu bashobora guhindurirwa amateka mu buryo butunguranye. Nanjye njya niheraho. Hari umwana w'inshuti yanjye yari umuhanuzi kandi wa nyawe, twari inshuti. Hanyuma hari umugore rero wari ufite abaja n'abajajabyi, uwo mwana akanyikundira akaza akansengera akanampanurira, kandi Imana ibintu yampanuriye amaso yanjye yarabirebye. Rimwe abwira uwo mwana ngo ntubone uriya mugore wiriranwa nawe, uriya mugore nukomeza kubana nawe nta terambere uzageraho. Impamvu yabivugaga nuko yabonaga ntaryo ngira, nari narahondaguwe n'ay'inzu ntayabona, ariko ndabizi neza ko uburebure fite n'ubugari fite n'ubuzima afite ntago yapima. Ndetse aho ngeze bitewe naho nitegura kugera nzajya ndenga hinguka. Haleluya. Uko niko kuri. Hanyuma narishatse kuvuga ngo umuntu wese ubona umuntu ageragezwa ari mwene so, wibona mama Sharirene ari kugeragezwa no kutagira urugo, ngo wibwire yuko urwawe warwubakiye ku mubumbe utari uwinaha. Kuko namaze kumenya yuko iyi si ntisakaye, buri wese ashobora kunyagirwa. N'impamvu utaseka ifubyi, kuko nawe kubayo byakubera. Mama Sharirene, hari intebe ebyiri zitazabura abakiriya, intebe y'amarira n'iy'ibitwenge. Ntago zizabura abakiriya, naho abantu bazasenga Imana igasubiza amasezerano ntago izayasubiriza rimwe rwose. Bishatse kuvuga ngo nubona umwana ari ifubye ufite ababyeyi, mufate neza. Birashoboka ko wowe wabura ababyeyi ukabura n'abavandimwe icyarimwe muri iyi si, birashoboka. Nubona umubyeyi mugenzi wawe urugo rwikoreye ku mutwe, mubabarira rwikorere,
wenda nushaka umufashe mu buryo bwo kumusengera no kumukomeza kuko ntuzi nawe uko bizagenda, ushobora kurwicaramo abana bawe bakazarwikorera. Nuba n'umuntu baje kumutereza icyamunara agahura n'icyo kigeragezo, wimukomeretsa, muhihumure, umukomeze cyangwa umusengere. Nimba ubinaniwe byose ugira utya uceceke. Numva rero abantu bari mu bigeragezo twababa hafi mu buryo bwo kubasengera, mu buryo bwo kubakomeza, baba ari ababyiteye cyangwa batarabyiteye. Ariko iyo umuntu yatabawe akajya kuri kamera ngo ndashimira runaka yambaye hafi, haleluya, urya ni umunyago. Nk'ubu hari abantu nzashimira mu ruhame, nanjye ndimo. Mureke mbabwire, hari umupasiteri ntazibagirwa, mba numva nanamuvuga mu izina, yitwa Semuzima. No kuri kose yanyoboye imyaka myinshi, niwe wankundishije Nyakabanda. Ibikomere byose nahuraga nabyo yarankomezaga, kampumuriza. Niwe muntu wa mbere wangiriye neza. Njya nicara nkavuga ngo byange bikunde, Imana yanjye muhaza uburame. Haleluya. Hanyuma numva hari ikintu nazakora kidasanzwe. N'abantu bose bazi ngo ni papa wanjye kubera ukuntu yambyaye mu batisi mu buryo bw'umwuka. Ubwo rero iyo umuntu yatabawe agashimira abamufashije mu rugamba ntako bisa. Tujye dufasha rero abageragezwa, twibongerera imisonga. Amen. Yego. Ni Mama Charlene, twari kumwe kuri Mama Charlene Official. Tugira umugisha wo kongera kubana nawe kuri uyu mugoroba, yambaye neza, asa neza, ari muri kara nziza, atubwira ku kigeragezo ndetse nuko dukwiye kukirwanya. Ibigeragezo rero ni bitatu: hari icyo wikururira, hari icyo Imana iguha igupima, hari n'icyo shitani ikuzanira. Ariko ibi byose uzabivamo kubera ko wabaye bugufi bw'Imana. Imana ibagiriye neza. Narikuzo Emmy, Mama Charlene, Imana igumugisha. Murakoze nawe, Imana igumugisha. Ubwire bashuti bawe ngo I love you so much. Yo, inshuti zanjye zikurikirana Mama Charlene Official, ndabakunda cyane. I love you so much. Nimenya akongereza karuta ko nzakababwira, kubashimira mu Kinyarwanda mba numva bidahagije, ariko nzamenya Icyongereza. Amen. Ndabakunda cyane kandi n'Imana ibakundi. Niba utarakora subscribe wikore kugira ngo dusangire byinshi adutegurira, kandi niba utarakora like ku kiganiro nk'iki koko urafite ikibazo. Nawe mbona bakoze ni like koko nkavuga so wanzi ibi arashaka ibi, nawe afite ikibazo. Hanyuma muri comment naho ushobora kugira icyo tubaza, hanyuma tukagusubiza. Imana ibamugisha, mwakoze cyane. Ciao. Amen.